Diamond Platnumz byamaze kugaragara ko ari inshuti ya hafi ya The Ben. Aka kanya byagaragaye neza ko ibyo bavuga ko bakoranye projet bikarangira, ibyo bavuga ngo ibintu byahise birangira ngo nta kintu kirimo, ahubwo ni business cyangwa se ni project bagiranye. Ndagira ngo mbabwire ko aka kanya bigaragaye neza ko abo bita Diamond Platnumz afitanye umubano wa hafi n'umuhanzi wacu Mugisha Benjamin cyangwa se uwo bita The Ben. Benshi baravuga bati bakoze indirimbo bita Waje, naho ibindi byo nta bushuti. Ibi byatewe n'iki rero? Kugira ngo abantu batangire bavuga bati n'ubushuti nta bushuti burimo, ahubwo nuko bakoranye projet. Ubundi bwa mbere hano abantu batangiye kwivugira ni igihe uwo bita The Ben yari afite igitaramo yatangiranye n'umwaka wa 2025 cyiswe The New Year Groove, maze yatumira Diamond Platnumz. Diamond akavuga ati ntibikunda kereka numpereza private jet, ariko mu byukuri nta bintu byari birenze byari birimo, ahubwo nuko byari ngombwa ko Diamond Platnumz nk'umuhanzi nyine urenze agomba kuza muri private jet, kandi ibintu bimeze neza, atari umuntu wo kuza gusebera hano mu Rwanda ngari gutega ngo za Rwanda cyangwa se bumvaga yaza na moto cyangwa se yaza n'imodoka. Wapi kabisa. Ubwo nicyo cyabiteye yavuga ati nje nk'umuhanzi mukuru ngomba kuza neza. Kandi murabizi neza cyane amasezerano abahanzi bagenda bagira nawe ndiyo bagiye gukora na collabo, baje bavuga bati wenda nutagira views 100 mu minsi ya mbere njewe ndakubwiza ukuri ntabwo ibyo bintu byakunda, ntabwo twakora n'indirimbo. Ari nabyo byateye kuba indirimbo bita Waje yaragiye ijya kuri rubuga cyangwa se kuri YouTube ya Diamond Platnumz. Byatewe nuko The Ben byagaragaraga ko nashyiraho iriya ndirimbo iraza kuba flop. Ibyo nabyo murabimenye kuba atari babizi. Hanyuma rero ku munsi w'ejo washize nibwo bita Diamond Platnumz Simba, umuhanzi ukomeye hano mu karere ndetse no muri Afurika muri rusange, umuhanzi uturuka muri Tanzania, muramuzi cyane. Diamond Platnumz yaragiye kuri Instagram ye arangije aravuga ati numugisha cyane kuba uwo bita The Ben yarabyaye umwana. Murabizi neza cyane hashize iminsi bike gusa uwo bita Pamela, uwikeza Pamela, umugore wa The Ben yibarutse umwana. Byaje kuba challenge nyinshi ku mazina, bavuga ngo se ni Mugisha Paris cyangwa se nandi mazina murayazi cyane, ariko mu kanya gato ni nabwo ntuza uyu bita The Ben yavuze ati amazina ni menshi, ni yandi muzi menshi nyine, ntago ari Mugisha Paris yonyine, n'ayandi yose ariho. Ni izina rirerire cyane, namwe nkuko mubibona ni izina rirerire pe. Hanyuma rero uyu Diamond Platnumz akivuga ko The Ben amwifurije nyine ibihe byiza, kuba yarabyaye umwana, kandi agashyiramo indirimbo yitwa My Baby. Ni Diamond washyizemo indirimbo yitwa My Baby nyine, agaragaza ka video k'umwana wa The Ben, hanyuma ashyiraho n'akaririmbo kitwa My Baby. Ni indirimbo ya Diamond, abatayizi muje kuyireba, indirimbo yitwa My Baby. Hanyuma rero abantu benshi, ibinyamakuru byinshi byahise bisara, biravuga biti wallahi tumaze gukonfaminga ko uwo bita Diamond Platnumz ndetse na The Ben bafitanye umubano udasanzwe, kubera ko anamukurikirana umunsi kunda, avuga ati umuhungu wanje yabyaye, umuhungu wanje bimeze bitya. Mu minsi mike rero baduteguza ko hari indi project Diamond Platnumz afitanye na The Ben. Ibi sinabihakana bitewe n'ibyo nje namaze kuba nakibonera. Nakubwira iki rero? Nakubwira iki gukomeza kuvuga ngo The Ben n'uwo mu Rwanda ariko ndakubwiza kuri ikintu bita ubushuti. Ni ikintu gikomeye cyane kuba uyu The Ben ashobora kuganira na Diamond Platnumz, bakaganira no ku bintu bijyanye n'amarangamutima, atari ngo ni business gusa. Iyi ni intambwe ikomeye uyu The Ben yateye, cyangwa se no kuvuga ngo umuziki nyarwanda mu minsi mike ushobora gusanga ugeze ku rwego rwiza cyane, bitewe nuko Diamond yafata ukuboko akazamura The Ben akagera ahantu amugeza, hanyuma n'abandi bakagenda bazamuka buhoro buhoro. Nk'ibisanzwe rero nje banyita Ibel, iyi ni Mega TV Rwanda. Muntu utarakora subscribe waracikanwe, warasigaye. Reka ngusabe gukora subscribe, kandi kuri subscribe ukore kunzogera, nurangiza ukande kuri like.